ndahirwa ku mugaragaro amasobanukiro y'ubukana umwarimu ushingwa n'amategeko umuzahayo w'uburenganzira bwa muntu umuzahayo w'uburenganzira uzakorana na mirimo ishinzwe uzakoresha ububasha bwawe mu buzatangirire n'intatindiganya uzajya muri mategeko. Na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Rwanda mugaragaro tuzahindura uburyo Rwanda tuzubahiriza itegeko n'amategeko tuzaharanira abanyarwanda tuzaharanira abanyarwanda tuzaharanira imirimo ishinzwe tuzakoresha abana b'umuzamurire n'intatindiganya uzajya muri mategeko. Na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Majyambere y'uturere ngoma wandikiriye abandi cyane ukataje mu iterambere uko imihanda yahanuwe. Ubushize mu matora yabaye n'ubundi narahije akarere ka Ngoma n'Akakireri. Hari inama twagiye ariko ndashimira abajyanama b'ubushize ko bayubahirije. Narababwiye nti duhuye turahira ntituzongere guhura. Twahurira hano ariko ntitwahurira ahandi. Abakandida bajyanama rero mwatowe nta kindi mvuga kitari iki. Mwarahiye muti ntabwo tuzakoresha ububasha duhawe mu nyungu zacu bwite. Iyo nteruro ubwayo iyo yubahirije uko yakabaye ntabwo uhurira n'abantu bambaye gutya bakubaza ibibazo byinshi. Na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Umwanya nk'uyu wo gushima no gushimira mu by'ukuri abatowe irebereye rero ibiryo iyo maze kuvuga no guhagarara mu nshingano neza. Abayobozi bari hano ni perezida w'urukiko abakorana komisiyo y'amatora inzego z'umutekano mwese muri hano inzego z'ibanze bakimeya. Mu gusoza turabifuriza ishya n'ihirwe mu nshingano mwarahiye twizeza ubufatanye twizeza ubujyanama n'ubuvugizi mu kazi kanyu ka buri munsi. Turahari pe kandi turafatanya. Naho ubundi tuvuga ngo felicitasiyo akazi keza amahirwe masa kandi umuturage gusoma. Murakoze mu gihugu. Tuzarubaka
abajyanama mu izina y'amajyanama y'akarere ka Ngoma mbanje gusinyira umujyanama Beatrice Mukambaranga muri icyizere kanyamamaza kandi nagira ngo mbwire yuko icyaha bamarije cyemera. Bernard Wanamana nk'uko amazina yavuzwe, impamvu yemera kwiyamamariza umwanya ni uko n'uwo afite ubushake n'ubushobozi bwo kuzuza izo nshingano. Abakozi baje kuva umujyanama, ndashimira umujyanama watanzeho umukandida ku mwanya wa perezida w'inama y'akarere ka Ngoma, Haruna Mutemba ndabyemeye. Baje kuva abajyanama rero bireba rero Bernard afite 13 Christine akagirane ubwo perezida wa njyanama ni Banamwana Bernard. Rakoze tugira mu izina ryabo n'uburyanjye bwite tutazabatenguha. Turabasaba abandi ku bajyanama ubufatanye kugira ngo izi nshingano muduhaye zo kubayobora zigende neza. Ndasaba inama njyanama z'imirenge ubufatanye bukomeye cyane cyane mu gukemura ibibazo bihoraho by'abaturage. Impamvu bivuga no kwiyamamaza nabivuze, ndifuza ko inama njyanama z'imirenge zikora kuko inshuro nyinshi hari ibibazo nagiye murageza ku karere byandika inama njyanama y'akarere, ariko mu by'ukuri bari bose bari ari ibibazo bishobora kurangirira ku rwego rw'inama njyanama y'ubuyobozi. Na sisi wenyewe, yeah, na sisi wenyewe. kurekera bose cyangwa nakomeza kwamamaza. Yego uri mu nteko itora. nkaba rero nshimira umujyanama mu nteko itora wangiriye icyizere cyo kunyamamaza, kandi nanjye nkaba mbyemeye kuko ndabishoboye. Umugore yahawe ijambo kandi nanjye narifite ubushobozi, ubushake mu guteza imbere akarere ka Ngoma ndabifite kuko njya guhaguruka ngo niyamamaze ibyo byose nari bifite. akaba ari nayo mpamvu uyu munsi twiyamamariza uyu mwanya kugira ngo tuzafatikanye gukemura cyane cyane n'imyambarire ibibazo by'abaturage, cyane cyane n'umuturage ari ku isonga. Ni ukuvuga ngo tuzaharanira kumanuka mu mudugudu, akagari, umurenge kugira ngo tuzamure dufatikanyije inama ndetse n'abandi mwaje muhagarariye kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemuke. ariko nagira ngo mbabwire ko hari indi myanya niho mfitiye ubushobozi, niho ndi bwiyamamarize. Murakoze. Murakoze cyane nk'uko mubireba Mutabazi Kennedy amajwi 83, iyo nagira Nathalie akagira amajwi 230. Ubwo rero murabona ko Bea mugani wa Na sisi wenyewe, yeah, na sisi wenyewe. Dufite umutungo kamere utarabyazwa umusaruro neza. Ejo muri kwiyamamaza kujya mu nama njyanama twavuze ku bijyanye n'ibiyaga bifite ubwiza nyaburanga budasanzwe, ari ikiyaga cya Sake, ikiyaga cya Mugesera, ikiyaga cya Biriya. Biriya biyaga tuzafatanya kugira ngo bitere imbere, haba kubyaza umusaruro ku bijyanye n'ubuhinzi budashingiye ku kirere uko gisigaye gihinduka, ariko n'imishinga yo kuhateza imbere kugira ngo hajye amahoteli n'ibindi bikorwa remezo bijyanye n'ubukerarugendo kuri kariya gace, kugira ngo tubashe
kubyaza umusaruro umutungo kamere Imana yatwihereye. Ni Kasatwe Olivier, baje gushimira uwanyamamaje, mu by'ukuri ndabyemera kandi ndanabishoboye. Mfite imyaka 28 y'amavuko, afite icyiciro cya kabiri mu icungamutungo. Nkurikije n'umwanya niyamamarizaho kandi nizeye ko mugiye kumpa amajwi, ndabona nkurikije ibyo nize uyu mwanya nimubona, ndahamya ntashidikanya ko uzawukora neza kandi nkazageza Akarere kacu ka Ngoma ku iterambere. narindwi hakabamo n'ikabusenero ngerageza umwanya wanjye none ntasigaye zarangiye sibyo byiza hanyuma kandi nagira ngo mvuge reka ariko tumaze gutekeranya gukora ibintu urabona ko imbere yabaye n'ubukungu yabaye amapanga yo kuyatera gukurikizaho umwanya wabizimera ushinzwe imibereho myiza y'abaturage sibyo na sisi wenyewe na sisi wenyewe bangira icyizere bakanyamamaza, ndagira ngo babwire yuko nanjye nifitiye icyizere bitewe n'ubushishozi n'ubunararibonye mfite. maze nshimire muri icyizere akanyamamaza, mu by'ukuri nanjye icyizere nari mfite. Dr. Olivier nk'uko mubireba mu Kayiranga Gloria afite 231. Dr. Olivier afite 97. urabona harimo n'impfabusa imwe. Ubwo rero urumva ko disiplineri wanyu wa mugani ari mu Kayiranga Gloria unoze. na sisi wenyewe na sisi wenyewe murakoze cyane yanagira ngo mbashimire uruhare rwa buri wese cyane cyane inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano nawe. Rero rero igikorwa cyo kuyobora amatora nkaba ngishoje